Bayikaze abakurikiye Impinga Media, turi kuganira dusesengura ku bijyanye n'imyidagaduro ariko by'umwihariko ibigenda bivugwa. Hari amakuru aba mutagiye umenya impamvu byagiye biba ntimusobanukirwe. Hari abayararanze ikimwe dusoje kuko twinjiye muri weekend, ariko kandi mbashishikariza kuza gufata ikintu cyitwa Chicken Mignone muri Fame Lounge mu Nyakabanda hazwi nka Kontineri, ariko mukaba mwana komanda ku nkoranyambaga za Fame Lounge cyangwa se mukareba hano ku Mpinga Media. Nimero ziba ziriho mukodaringa ibyo mushaka byose, yaba Chicken Mignone, yaba Faizo Food, yaba umuceri n'inkoko byose. Igihe cyose waba ushonje aho waba uri hose mu Rwanda ariko bikoreye cyane, wagera kuri Fame Lounge mu Nyakabanda. Ariko byaroroshye cyane, twakuzaniye take away delivery, aho ushobora gutumiza nawe ka Chicken Mignone ubundi ugahita urya inzara ukaba urayitsinze. Reka nanjye babwira ibyo mureba, imvugo niyo ngiro, reka mvuge nanjye ndya ka Chicken Mignone kugira ngo ubashe kumenya ngo ibisirinze gute cyangwa se ibi packaginze gute. Package, how is it packaged, how is it iragaragara gute, isite iri presentable. Waba uri kumwe n'umwana muri ku kabidi mukayihamagaza, waba uri mu rugo ukaba wayihamagaza, waba uri muri ofisi ni 0786614133, ariko ubundi ushatse wajya kuri social media ni Fame Lounge, yaba Instagram, WhatsApp, no nimero iriho kuri email. Ariko kubera ko ibintu byaroroshye cyane, email ntago ari ngombwa, just call this number ubundi ikugeraho waba uri hose, muri ofisi, waba ugiye ku rugendo, mu modoka yawe, aho waba uri hose ushobora kugenda utestinga Chicken Mignone. Reka nze rero tuyitestinge ubundi muhite mureba ngo Chicken Mignone iyo muri Fame Lounge iba imeze gute. Nuko bafungura iyi ngiyi iyi package, murabona ukuntu imbere haba hasa, murabona ukuntu kaba kameze. Hanyuma ubundi kubera iki waba ugiye muri weekend nta ga Chicken Mignone, gaka ka Chicken Mignone. Enjoy. Twinjire mu kiganiro cyacu mu buryo busesenguye. Reka tuganire. Mwabonye intambara hagati ya Teta Sandra ndetse n'umugabo we babyaranye, nubwo bitemewe n'amategeko, kubera yuko Teta Sandra yamusanze muri Kampala, Uganda 2019. Ariko kandi icyo gihe Teta Sandra yari umwe mu bantu banini cyane mu bijyanye no guhostinga hano mu Rwanda. Yakoranyeho na Prince Kid mu bijyanye na Miss SFB, yarabiteguraga, ariko yanabaye Miss SFB ariho avana buriya bwiza n'uburanga. Yakundanyeho na Prince Kid, akundanaho na Tizo, ariko ageze Kampala, Uganda akarashingira Wizo Manizo igihe Good Life yari igihari. Barakundana cyane. Wizo Manizo afite abana 36, ariko ntabwo ibyo byakanze umuntu witwa Teta Sandra mu byari abana babiri bari 34, yongeraho 26. Ni umwe mu bantu bananiye mama we, kubera yuko mama we akubwira yuko yabuze icyo yamukorera, akubita abagore bamwe biteye ubwoba cyane, hagenda agerageza kubunga ariko bikanga. Yarabananiye ibiyobyabwenge, kurara mu kabari, samana akaba yasinze mu kabari. Ari no nkutugiye kuba twinjiramo mbabwira uko byagenze. Mwabonye uko mu Rwanda, muri Uganda, muri kano karere niyo nkuru nini cyane ihari mu bitangazamakuru. Turavuga tutereka rero Impinga naho tubabwira uko byatangiye bigenda muri iyo myaka yose 6 bamaranye bakundana, guhera 2019 kugeza 2025. Ni imyaka 6 ariko y'intambara, y'amarira, yo kurwana, yo kwirukanwa mu rugo, yo kuvanwamo amenyo, yo kujya mu bitaro. Murabyibuka neza ko mu mwaka 2022 Wizo Manizo yakubisakura amenyo Teta Sandra. Turasakuza cyane kugeza ubwo umuryango wa Teta Sandra wagiye muri Uganda guhungisha umukobwa wabo, azana n'abana, araza arivuza amenyo asubiramo. Noneho amaze gukira asanga Wizo Manizo. Turaza no kure impamvu akunda cyane Wizo. Wizo ntago ari umugabo ufite uburanga, si umugabo ufite amafaranga ku buryo yaba mu crashingira cyangwa se yamukunda cyane kugeza ubwo bashaka no kwicana. Ariko turaza kwereka uburyo famille y'amayanje ikoresha imbaraga zasanzwe, imyuka idasanzwe, ibyo bita uburozi, ibyo bita dawa ucawi, ku buryo nyine
agomba kuba umugore ashaka wese amukunda nubwo yaba atamukunda nubwo yamuhotera cyane. Byatangiye Weasel Manizo yirukana Teta Sandra mu rugo, aramwirukana aramubwira ngo mvira hano ugende. Amwirukanye Teta Sandra amaze atari ko urampitike kandi uraza kuba umana imperekeza. Weasel baraserera bararwana barakomeza gutyo 1 2 3. Teta Sandra abona byakomeye cyane ahita ajya kureba mama wa Weasel. Ni umubyeyi ukunda cyane Teta Sandra, nacyo gituma akiri Kampala y'abatamukunda y'abafamiye ya Weasel tamukunda bayaragiye na bakamiyoni baramukunda cyane bajya banyuzamo bakabunga iyo byanze burundu ko na mama wa Weasel ni ujya wunga cyane umukobwa umusore we nubwo ni umukwe cyangwa umukazana uko babyita gutyo cyangwa se Teta Sandra. Mu rugo kwa mama wa Weasel babwiye Teta Sandra gusubira mu rugo ko ibintu byakemutse kuko bari bahamagaye bizambwa atari ko wahaye amahoro Teta Sandra n'abana wabahaye amahoro. Weasel avuga ati wagiye kundega. Teta Sandra ageze mu rugo birongera ibintambara bararwana barakubitana hasi hejuru barakocorana kugeza ubwo Weasel muhunze yatse imodoka ajya mu kabari kitwa Shani's Bar and Restaurant. Kano kabari na kabari ka Shani ni umugore wakwita inshoreke ya Weasel Manizo yashinze kano kabari. Na kabari iyo gasuye ndumva naragasuye ndi Kampala kaba karimo abanyarwandakazi mwabuze hano mu Rwanda benshi babari hariya, abakora uburaya, abicuruza, abacuzi ibiyobyabwenge, n'akabari kunywa urumogi n'ibintu bisanzwe, kunywa ibintu byose ibyo bitera mu maraso, ibyo binukiriza, hari utuntu basigaye binukiriza gutya ukabona umuntu agiye furi mwari muri kumwe, ni byinshi cyane. Ni ahantu hindiri ibiyobyabwenge na Shana acuruza ibiyobyabwenge ariko asanzwe aryamana na Weasel Manizo kandi Teta akabimenya. Niho rero Weasel akunda gusindira cyane ugasanga saa 8 yasinze ari kumwe na genge ye. Muri Uganda umusitari aba afite genge ku buryo nubwo yaba yasindiye mu kabari saa 8 nta muntu wamukoraho, nta foto wamufata batabishaka batabizi, ntago bishoboka ko wamukiniraho kuko abafite genge imurinda icuza ibiyobyabwenge bakorana. Nicyo kintu kitandukaniza umuziki wa Uganda, ubwamamare bwo muri Uganda n'ubwo mu Rwanda. Aho usanga umusitari ashobora kwatsa imodoka akagenda mu kabari wenyine, ntago bikora muri Uganda. Umusitari agomba kuba afite genge y'abantu nka 15 abantu nka 20 bamukikije ku buryo nta mabara yaba ngo babure kumurinda. Teta Sandra yise yatse imodoka asanga Weasel Manizo muri Shani's Bar and Restaurant. Yarabizi ko ari inshorekeye, basanzwe baryamana, basanzwe barongorana. Aravuga ati kuva yakije imodoka agiye hagiye gusinda reka musange tujye guhangana. Yakije imodoka aragenda ageze yasanga rwambikanye barasomana bimeze bite. Weasel yasinze kandi yasize yirukanye umugore, ntacyo guhaha, ntacyo kurya, nta kintu kimwe yasize mu rugo. Nuko nkuko Teta Sandra yaserereye cyane na Weasel Manizo hasi hejuru kandi urumva arimo arasira mu kabari ka yanshoreke ya Weasel Manizo. Teta Sandra arabizi ko baryamana biba binini cyane. Weasel aravuga ati reka nsoke mve mu kabari tujye guhanganira hanze. Teta Sandra yagiye inama yo kujya mu modoka yaramuhunze ku video mwabonye cyangwa se muri mbo nabone. Teta Sandra yarahunze Weasel kuko Weasel ashaka kumukubita ndasanga kumukubita n'ibisanzwe namenye arayakura. Teta Sandra ajya mu modoka Weasel ayiza imbere ashaka kwimenagura. Teta Sandra aramugonga rimwe agwa hasi, aramugonga kabiri induru ziravuga, aramugonga gatatu induru ziravuga, birangira Weasel kumbagaye hasi. Genge igiza kumufata, genge ariko iravuga ati reka dufate Teta Sandra ye kuducika tubande tumufungishe. Teta Sandra yari mu modoka yita yatsa aragenda, ntago yarenze umutaro. Byarangiye ya genge hamagaye polisi bata muri yombi. Teta Sandra afungirwa bita Kabalagala, niho yafungiwe. None baragaruka bajyana Weasel kwa muganga bita Nsambya Hospital kwivuza. Amaguru yari yavunaguye, amagufwa atabasha kuba yakomanaho, amaguru atabasha kuba yafatikanya ngo agire ibyo atabasha guhagarara. So umunsi wire hanyuma mama wa Weasel amenya ko Teta Sandra yamaze gufungwa, anamenya ko Weasel ari mu bitaro kandi yarabizi ko Weasel ko kakubita Teta Sandra. Barabizi basa nkaho bamuhaze, byabananiye cyane kwakira umuhungu wabo. Yabuze icyakora mama wa Weasel yaramunaniwe cyane, umuhungu nta byaranze nyine. Mama wa Weasel yigira inama yo kuvuga tuti reka mbwire Weasel yandika urwandiko rusaba ruha imbabazi Teta Sandra ave muri kasho none haza mu rwaze. Mama wa Weasel afite telefone aramuhamagara mu bitaro, arambwira ati
andika ubabarire Teta Sandra arafunzwe afungurwe yite ku bana kuko wibuke ko bafite abana batoye babyaranye. Nibwo Weasel yanditse kuko yavunitse amaguru ntabwo yavunitse amaboko no mu mutwe ntiyavunitse n'amaguru avunitse. Noneho yandika urwandiko rubabarira Teta Sandra. Umupolisi wo kuri Kabalagala Police Station niwe waje afata rwandika rujyana polisi rekura. Icyo gihe ariko na mama wa Weasel yahise ava mu rugo ajyana na Paraso bajya kureba Teta Sandra, baravuga ati mufungure umukobwa wacu, baramurekura. Bakimurekura yigira inama nziza cyane nakunze. Yigira inama yo guhita afata abana bajya gusura Weasel aho ari mu bitaro, bafata n'amafoto kubera ko Teta ari gukoresha Instagram ya Radiant. Weasel ise yandika urwandiko rurerure cyane ubwo tuti nshuti bakunzi ibyo mwabonye byose byabaye turabyemera, ndabihanganisha ko vuba cyane amasengesho yanyu arimo arakora nzajya kwivuza. Ikindi nababwira nuko mukanya ndibuze kwibagisha, mukomeze munsengere vuba cyane ndaje, kandi byabaye kuba mukomeje kunsengera ndabashimira cyane. Ni n'urwandiko rero cyane handitseho immediate release cyangwa se byenewe abanyamakuru, ariko ni Teta wabyanditse akimara kugera ku mugabo agasanga yagaruye ubuyanja, baramushyemo seromo, asanga bagiye gukora leg surgery cyangwa se kubaga akaguru. Abana bareba papa wabo, abantu baraza baramusengera, barimo Washington yamugezeho nawe abasha kuba yabona uko mujene babyirukanye bakoranye umuziki bakandika amateka ari kumera. Ariko rero hakurikira yiki ubwo Teta arafunguwe, Weasel ari mu bitaro. Makuru ava muri Nsambya Hospital nuko Weasel bari bumuvure mu gihe cy'amezi 6 ari mu bitaro, nabasha koroha atahajya agendera mu kagare. Noneho ukuguru ni kwanga bazakubaga baguce mu gihe amagufwa azaba yanze guterana. Ubwo ntekeza ko mbabwiye kuva aho byatangire kugeza aho byagereje kano kanya. Mwandike comment, mushireho likes, mushyire ibitekerezo byanyu ubwo bya Teta Sandra, niba Weasel manizo nakira atazihorera. Ariko ibyo nanabwiye nza kubabwira nuko Weasel na family yanje bakoresha imbaraga zisanzwe, bakoresha imbaraga z'umwuka, bakoresha uburozi. Baroze Teta Sandra kugira ngo akunde cyane Weasel manizo, aramuhotera agaceceka. Iwabo bashaka kumuvana muri Uganda akabyanga. Ni imbaraga zisanzwe family yanje ikoresha imbaraga z'imyuka, imbaraga zisanzwe, bakabona akoresha byabwenge bose babiduroze, basangira urumogi n'abantu hora mu ntambara n'intugunda zato nato cyane, bikaba ari bimwe mu bitera urwo rugomo. Ariko Kampala ni ibintu bisanzwe biriya. Abantu mu Rwanda babonye igikwa cyacitse, kuko mu Rwanda iyo umugabo atutse umugore ribe hitiza, iyo uzamuye urushyika mukoma mu matama witurara muri kasho. Uganda umusitari ko yakwica umuntu mu rugo rwe nibisanzwe, kuba yamurasa nibisanzwe, kuba umugore yakwita umugabo hariya nibisanzwe, kuba ingo z'abastari zavamo ibyo bibazo byose nibisanzwe. Ndumva kuri icyo ngicyo twagikorozingiraho tugahita twigira noneho ku yindi nkuru isa nkaho yabaye nini cyane. Ni inkuru twababwiye bya Bruce Melody na Adesope, twababwiye mwana nabirebye turabashimira cyane. Indirimbo yabo nisohoka bazatwerekeza mu Bwongereza kujya kuyamamaza. Adesope nawe uri kujya mu kwamaza Break the Chain ya Bebe Cool, bifashisha mu DJ ukora kuri BBC One Extra witwa DJ Edu, akora hariya kuri iriya radio. Ariko ubwo bizafasha ko bazana mwakira kuri Afrobeats podcast ya Adesope Olajaide. Ibyo ngibyo nabyo twaberetse byari mu Cyongereza yega, ariko twabishyize no mu Kinyarwanda turasobanura ko byari imeze byose. Ariko twigira noneho ku yindi nkuru ya The Ben na Kiss Daniel. Byatangiye gute, byagenze gute, niki mugoma kwitega muri closing ya Giant of Africa ubwo The Ben ama performinga mu rwambariro rw'abastari. Hari harimo televiziyo cyangwa se television, hari harimo televiziyo zo kureba ibiri kubera kuri stage n'ibiri kubera mu bafana. Noneho rero Kiss Daniel areba performance ya The Ben hari ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 8 2025. The Ben yari afite ababyinnyi barenga 50, choreography yateguwe na Shari Silver, yarambitswe na Mateo Design, yambaye nk'umwami kamba yinje kuri stage performing gucuranga piano yari yakodinzwe na guitar yakodinzwe.
Kiss Daniel aho yari ari mu rwambariro yitegereza The Ben asanga yakirinze the vibe cyangwa se umunsi yawo ushimuse. The Ben amaze kuperforminga kuri cyo Timaya yari yageje biranga. Timaya yavuye wagiye Kiss Daniel aragerageza amagana abakobwa indirimbo ze zirazwa ariko performance ntabwo ibiteguye cyane. Kiss Daniel avuye wagiye witwa A-Rasta. Kiss Daniel afite indirimbo zamaze 2024 ari amahiti nk'yitwa Malhaba, yitwa Lolo, yitwa Twe yakoranye na Davido. Numwe mu bahanzi umwaka umwe bafitemo hit 3 kandi ziri international cyangwa se mega hit. Umwaka wari wabanje wa 2023 yari yarawumaze ari kumwe na 2022 ari afite za Buga, afite za La, afite Kaf. Ntabwo yiburira 3. Uba afite yitwa Police ari kuri Angelique John John Drill. Ntabwo yiburira umwaka agomba kujyamo hit 3 nibura mpuzamahanga. Kiss Daniel avuga ati uyu mujene nkomye ayarebye performance ya The Ben arebye kuri televiziyo mu rwambariro asanga ni ufite performance nziza irenze izindi. Igi nama yo gushaka nimero performance zirangiye barasuzanya afata contact za The Ben baraganira bukeye barakomeza baracata baraganira cyane ati byagenze gute rero. Kiss Daniel wari wakunze performance yakunze imiririmbire yakunze uko abafana bakiriye The Ben yamaje ngo can we do something, let's do music, hamwe arika dukora umuziki. The Ben ubwo tuganira yambwiye ati aramwandikira cyane rimwe namwe akamwiryaho kugira ngo amwereke ko ari umusitari kandi koko bose Kiss Daniel umusitari kuri mpuzamahanga, The Ben umusitari mu Rwanda no mu karere ariko ntago afite izina nk'irya Kiss Daniel. Ariko nanone Kiss Daniel akeneye The Ben kugira ngo abone isoko ryo mu Rwanda. The Ben akaba akeneye Kiss Daniel kugira ngo abone isoko rya Afrobeats globally kurando mpuzamahanga kuri global stage. Noneho rero ubu ikizakwikiyo ni icyo kwibaza niki. The Ben aheruka indirimbo ihenze muri 2021 yitwa Why cyangwa se Boda Boda. Ni indirimbo yishyuwe na Coach Gael ibihumbi 70 by'idolari washyira n'utundi twose bikagira miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Nayo indirimbo The Ben gukora ihenze ku giti cye nta n'umushoramari wongera kumushoramo amafaranga kuri indirimbo irenze iyo ngiyo. Kiss Daniel mu 2022 yakoze indirimbo yitwa Buga yashutinzwe na TG Omori numwe mu bahanga muri Nigeria yagiwe 22,000 by'idolari Buga. Turibaza yes Kiss Daniel afite ubushake bwo kuza gukora indirimbo na The Ben mu Rwanda, ibyo ni kimwe ariko zashora byose kugira ngo korabiboneke biteguye gushora amafaranga kugira ngo indirimbo iboneke. Bitazakuna Kiss Daniel azavana make karenge ariko The Ben abonye umushoramari ikintu none cyabaho indirimbo yo yaboneka. Indirimbo The Ben ko ari za print zagiye 3 by'amafaranga y'amafaranga y'u Rwanda yitwa Sikosa bakoze ni Jimmy Muyimbo yishoyemo miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda yahereza Kevin Kade bajya kugira ngo indirimbo na The Ben ntago yivana amafaranga akore indirimbo igihe yagira ubushake akaba hari ibyo yakwigomwa ibyo asabwa kwigomwa ntabyigomwe kuraboneka kuko si ya mbere ntiboneke cyangwa bapanze ba Tiwa Savage barabikoze ariko Sauti Sol iraharirangiye ntabwo yagiye ni benshi bagiye babapanga imiziki ariko ntagira ubushake bwo kuzanga indirimbo ibone. Ubwo nkanjye Peacemaker Pandit cyose azaboneka ibindi bintu byisumbuye tuzicara tubabwira uko byagenze. Bible mukande comment mwandike ibitekerezo ubundi tujye tubana ku mpinga the peak of what the peak of content nitwa Peacemaker. Reka tujye tubana ku busesenguzi ku ma breaking news ku ma ganiro bitandukanye cyane. Mwandike ibyo mushaka tubasesengurira ibyo mushaka tubabwira mutabwiwe nuko nkuko byagenze. Ndagira ngo mbashimire tuzongera gura tuganira ibizaba noneho iyi weekend tugiye kwinjiramo kweri Muhanga baharabereka mu mashusho uko bimeze tubasesengurira uko weekend yagenze cyane.